mbere yo gucuranga rero ni byiza kubanza ukamenya niba gitari yawe iregeye neza ku buryo uracuranga nawe ucuranga kugira ko iryoheye amatwi. Gitari rero zose ndavuga z'ubwoko acoustic cyangwa se electric z'imirongo itandatu zifite tune cyangwa se zifite uburyo ziregwa buhuye zose. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu atayirega nk'uko izindi ziregwa ariko bitewe n'indirimbo runaka agiye gukina, ibyo nabyo tuzagenda tubireba mu isomo neza. Hari uburyo butatu bwo kuregera gitari yawe. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gukoresha electronic tuner cyangwa se kuregera gitari yawe mu buryo buri electronic. Uburyo bwa kabiri rero ni ubwo gukoresha ikindi gikoresho cy'umuziki cyangwa se iyindi gitari iregeye neza, ushobora kuba wayikoresha nawe uregera gitari yawe. Uburyo bwa gatatu rero ari nabwo bwa nyuma ni ubwo bita native tuning, aho uregera gitari yawe nta kindi kintu ukoresheje ahubwo ari amatwi yawe gusa yumva uko ibirya iri gucuranga. Duhereye ku buryo bwa mbere rero aribwo twise electronic tuning, ni ugukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga cyagufasha kuregera gitari yawe. Hari ubwoko bubiri, hari gukoresha electronic tuner mubona kuri ekara yanyu, ndetse hakaba n'indi tuner ushobora gukoresha ukoresha telefone yawe. Ni nabwo buryo buhendutse kandi bworoheye buri muntu wese ucuranga gitari ufite telefone ya smartphone. Ushobora kudownloading applications zigufasha kuregera gitari yawe. Applications ziratandukanye, ushobora gukoresha application bita Guitar Tuner, niyo mbashimiye, niyo nifuza ko mwajya mukoresha cyane. Uburyo rero bworohera abantu benshi muri iki gihugu cyacu akenshi bamwe bafite ama smartphone, ushobora gukoresha application yitwa Guitar Tuner mu gihe udafite electronic tuner, akamenyetso agakoresho ka gitari kandi ushobora gukoresha mu telefone yawe, kujya muri Play Store ugashaka application yitwa Guitar Tuner, ukaba wayishaka ukayiguha ukayishyira muri telefone yawe iyi ngiyi isanzwemo ukayifungura. Kuregera gitari rero ukoresha ubu buryo. Mbere na mbere, uburyo bwa mbere ukanda ku murya runaka, nk'amanota twagiye twiga hari I ariwo murya wa mbere wa gitari, ariwo Mi cyangwa se I, ukawukoraho ukabona gucuranga umurya wawe wa Mi yo kuri gitari, ukareba niba uregeye cyangwa utaregeye. Iyi gitari yanjye yo uraregeye neza, ukagenda ukomeza ku yindi mirya yose. Mureke turebere hamwe rero uburyo igikorwa cyose kigenda. Iyo uregera gitari rero biba byiza ukoresheje agapik cyangwa se mediator, kuko niko gatanga ijwi ryiza rishobora kumvwana iyo electronic tuner yawe. Ugakoresha agapik kawe. Mbere na mbere rero ugomba kumenya ko iyo uri gutaninga umurya cyangwa se kuwuregera, ugomba kubita inshuro nyinshi umurya wawe. Ntabwo kubita inshuro imwe ngo urekere, kuko electronic tuner yo ikoze ku buryo ibisaba ko ijwi rikomeza kuvuga inshuro nyinshi kugira ngo ishobore kuidetecta cyangwa se kuryumva neza. Rero duhera ku murya wa mbere ugenda uzamuka. Ushobora guhera ku murya wa mbere ariwo Mi cyangwa se I nk'uko twabiboneye hamwe. Ubona uyu nguyu ikubwiye ko urimo neza, ukajya ku wundi, n'urimo neza, ukajya ku wundi, n'urimo neza nta kibazo, ukajya ku wundi, n'urimo neza, nta kibazo urimo neza, n'uyu nawe urimo neza. Umwe murabona ko gitari yacu iregeye neza, ariko gitari ishobora kuba itaregeye. Urugero, tuvuga urugero nk'iyi ntiregeye, ntiregeye gusaba kuregera. Ni ukuvuga ngo dore ku murya wa mbere twawukoraho. Ni byiza ko umukiriya ashobora kuba wawukozeho, urabona
turi munsi ho gatoya, ukagenda uzamura buhoro buhoro. Ugomba kumenya icyerekezo ugendamo, niba ari clockwise cyangwa se anti-clockwise. Urabona ko wagiyemo neza uyu nguyu. Tukajya kwa kabiri, genda ukubita inshuro nyinshi nk'uko nabibabwiye, ntabwo ukubita inshuro imwe gusa ngo urekere. Ni nawo ukajyamo neza, ukajya ku wundi. Ntabwo wari urimo neza, wari uri hejuru, ukamanura buhoro 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 buhoro, uko imibare igenda imanuka kugeza kuri ivi. Yes, biremeye. Ukajya ku wundi. Ugomba kumenya neza umurya niba ukoze hari uri gucuranga, kuko ushobora gukora kutariho ukarisika kuba waca umurya wa gitari yawe. Ahangaha naho tukagenda tuzamuka, urabona ko uri hasi, tukagenda tuzamuka, tukajya kwa gatatu. Ubona nawe uri hasi cyane, gusaba kuzamuka, naho ukabona ko wagezemo neza. Uwa nyuma ari naho gatandatu wa mi. Naho ukajyamo, gitari yacu ikaba turayiregeye neza. Uburyo bwa mbere twari turebye rero, byadusabaga gukanda ku inota runaka cyangwa inota ry'umurya runaka, nk'uyu wari uwa mbere, ukawukandaho ugacuranga, akaba yagufasha. Nibwo buryo bita manual cyangwa se manuel. Uburyo rero bundi ushobora gukoresha n'ubwa auto. Ushobora gufungura hano auto, ukaba urayifunguye. Iyo ukoze ku murya, iyo ishobora kumenya uwo murya uwo ari wo, ikakubwira niba urimo cyangwa utarimo. Ubu buryo bukoreshwa nk'iyo umuntu arimo aracuranga, wenda gitari ye yireguye gatoya, bisaba ko yongera kuyizamuraho gato. Ariko gitari ugiye kuregera ako kanya, biragoranye kuba wahita ukoresha uburyo bwa auto. Bisaba kuko ushobora gukora ku murya, tuvuge niba ari uyu wa mbere utaregeye neza, aho kugira ngo iguhe inota ry'uwa mbere ikaguha inota ry'uwa kabiri, aho kugira ngo iguhe inota ry'uwa mbere ikaba yaguhereza inota ry'umurya wa kabiri. Niyo mpamvu bigusaba rero kubanza ugakoresha uburyo bwo kujya ukora ku murya, kugira ngo ushobore kuwumenya neza, ukawukoraho, ushobora kuhagira. Uburyo rero bwa auto bwo bivuga ngo ukora ku murya runaka, ariko wavuye kuri tune cyangwa se waregutseho gatoya. Tuvuge dore ku murya wa mbere, ubona waregutseho gato, wazamutseho, ukamanura, ukageramo, tukajya ku wundi. Tukajya ku wundi twe ntabwo dukoraho, iyo irabyimenyera ko irabona ko ibyimenya ko twagiye ku wa kabiri, ukamanuraho gato gutyo. Undi wa gatatu ntabwo dukoraho, urabona ko ibyimenyera ko tugeze ku wa gatatu. Ukajya ku murya wa kane, urabona ko ibimenya ko ugeze ku wa kane, naho tukawuregera neza. Tukajya ku wa gatanu, urabona ko nawe ibyimenyera ukagabanya. Tukajya ku wa gatandatu, urabona ko nabwo itwereka ko tuba turi hejuru, tukamanura, gitari yacu ikabigezemo. Tugira ko sima yacu imeze neza, iregeye neza. Ubu rero bwari uburyo bwa mbere bwo kuregera gitari yawe ukoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga. Uburyo bwa kabiri rero bwo kuregera gitari ni ugukoresha indi instrument musical cyangwa se igikoresho cy'umuziki kiregeye neza cyangwa se gikora neza. Niyo mpamvu hano tugiye kwifashisha piano, cyangwa se ushobora no kwifashisha indi gitari y'umuntu iregeye neza akajya guha inota ukaregera. Ubu tugiye gukoresha piano. Uburyo ukuntu bumeze rero, umuntu ucuranga piano aguhereza inota muri ya manota uko ari atandatu twize ya gitari, akaguhereza inota rya mbere, nawe ukagira ngo wumve niba ibyo bintu bihuye neza. Wakumva bihuye, uwo murya uregeye neza. Wakumva bidahuye, bikaba ngombwa ko uregera bitewe nuko uri hasi cyangwa se uri hejuru
iyo inota yaguhereje. Urugero tuyobora ku inota rya mbere ari ryo rya mi, mpereza inota rya mi, ngira ngo murumva ko mi ampereza ibuye niya gitari. Uyu murya rero uraregeye neza, ugerekereje wumva bihuye. Noneho mpereza noneho si, inota rya si, noneho si, umva nge ndi hasi ho gatoya, ni ngombwa ko nzamuraho. Ubu buryo rero busaba ko amatwi yawe agerageza kumenyera kumva iryo jwi. Niyo mpamvu ntabwo ako kanya uhita ubumenya, ni uko ugenda umara agahe ucuranga, ugenda umenya amatwi yawe amenyera kumva. Nge ndi hasi gato, murumva ko ubu ngubu amanota arahuye. Ariko bitewe n'ukuntu abantu bumva wenda bitandukanye, ashobora kumva inota ritandukanye n'iryo wenda numvishe, ushobora kumva ritandukanye, ariko uko ugenda umenyera gucuranga gitari ni kugenda umenyera ubu buryo. Noneho tugeze ku nota rya gatatu ari ryo rya sol, nkuko twabyize. Umurya wa mbere ni mi, wa kabiri ni si, uwa gatatu ni sol. Wa mbere ni mi cyangwa se i, wa kabiri ni b cyangwa se si, uwa gatatu ni sol cyangwa se g mu kigo. Okay? Urumva ko gitari yanjye iri hejuru, ifite ga pitch yo hejuru kuruta iya piano. Nkamanura umurya nkawuregura kugira ngo umanuke muri pitch. Uko uregura umurya niko umanuka muri pitch. Urumva ko byageze neza, umurya wageze muri sol. Tukajya ku wundi murya rero wa kane ariyo le, akaba inota rya le. Wowe ushobora kumva ukumva birahuye, ariko umurya wanjye uri hasi ho gato. Okay, ukaba wagezemo ubu ngubu, iyo ni le. Tukajya ku wundi, tugeze ku murya wa gatanu ari wo la cyangwa se e. Ushobora kumva kutumva itandukanizo riri hagati y'iryo jwi rya piano n'irya gitari, ariko umurya wanjye uri hejuru, ufite pitch yo hejuru gatoya cyane. Yongera mereze. Biri kumwe neza. Ubu buryo busaba kugenda umenyereza amatwi cyane buri gihe, uregera ukoresheje ubu buryo kugira ngo amatwi agende amenyera. Tugeze no ku murya wa nyuma ari wo wa mi. Gitari yanjye iri hasi. Wanjye wa mi wa gatandatu wagiyemo, cyangwa se wa i wagiyeho neza. Icyo gisigaye ni ukumva niba gitari yanjye iregeye. Gitari yacu iraregeye neza. Ubundi buryo bwo kuregera gitari aribwo bita relative tuning. Nibwo buryo bwonyine ushobora gukoresha gutuninga gitari yawe bitagusabye gukoresha iyi instrument musicale na indi gitari, indi piano, cyangwa se gukoresha na electronic tuner imwe muri telefone cyangwa se imwe isanzwe twaberetse. Ubu buryo rero ni ugukoresha gitari yawe ucurangira muri fret, nko twabyise fret, cyangwa se abakoresha igifaransa kuravuga case. Fret ya gatanu urabara 1 2 3 4 5 ahangaha, cyangwa se ukareba ku markers utudomo tuba turi hejuru, ukareba kamwe kaba kari aka kabiri
turutse ku kambere kaba kari kuri fret ya gatatu ukajya ku ka kabiri, cyangwa se ukareba muri fret ya gatanu, 1 2 3 4 5. Ahangaha niho uburyo bukorerwa. Amanota ya gitari rero nk'uko twayize hari mi, si, sol, re, la, mi. Turutse hasi ku murya wa mbere mi, si, sol, re, la, mi. Iyo ufashe rero uyu murya wa mbere wa mi ugafata no muri kaze ya gatanu ku murya wa kabiri, bivuga kuri pitch imwe. Umva byose bifite pitch imwe. Bivuga ngo imirya yose uba ufite aho ushobora gukora ukavuga nk'undi murya ukurikira. Tutangire rero duhere ku murya wa gatandatu n'uwa gatanu. Umurya wa gatandatu iyo ufashe muri kaze ya gatanu havuga nk'umurya wa gatanu. Kuri gitari regeye neza, iyo ufashe kuri kaze ya gatanu umurya wa gatandatu uvuga nk'uwa gatanu, kugira ngo mwumva ko ufite pitch zimwe. Iyo ufashe none muri kaze ya gatanu cyangwa se fret ya gatanu ku murya wa gatanu uvuga nk'uwa kane. Nanone iyo ufashe muri kaze ya gatanu umurya wa kane uturutse hasi uvuga nk'uwa gatatu uri munsi yawo. Bivuga kimwe, bifite pitch zimwe. Noneho ahangaha rero iyo ugiye kumanuka ujya ku murya wa gatatu ntago uguma muri kaze ya gatanu, ahubwo ujya muri kaze ya kane. Umanukaho gato, aho wari kumanuka ngo ugende hano, ahubwo ukamanuka ukagaruka hano, ukamanuka rimwe ukagaruka gutya muri kaze ya kane. Ku murya wa gatatu niho ubikora, ujya ku murya wa gatatu. Nanone iyo uvugije gutya ubuhuye ubuvugika kimwe n'umurya uri munsi yawo ari wo wa kabiri. Uvuga ngo umurya wa gatatu n'uwa kabiri bivugika kimwe mu gihe wa gatatu wawufatiye muri fret ya kane. Umurya wa kabiri nawo iyo ufashe uvugika kimwe n'umurya wa mbere. Iyo wafashe umurya wa kabiri kuri fret ya gatanu bivuga kimwe. Cyangwa murabyumviye ko buri murya wose ugenda uvuga n'undi iyo ufashe mu makazi atandukanye.